yo ihangane kari ihangane. birababaje ntabwo nibaza yo pole nko pole kugira pole ngo rwose. umuntu akugambanire ashaka kukugira nabi. Wayi ubundi abantu mutagira urukundo, ubundi urukundo rwagiye he? ihangane yo maze iminsi icecetse nyine nari kubivugaho, ariko mu by'ukuri wenda mutibaza n'impamvu mukavuga ati Kalisa ko watandukiriye ukaba uri gukora nyine inkuru tudasanzwe tukuziho. Mu by'ukuri nyine nakoze kuri ziriya nkuru nanjye nk'uko nabyumvaga bitewe n'ibintu nyine ndi kumva ku mihanda, ariko mu by'ukuri impamvu nyamukuru abantu bashatse kungambanira kugira ngo bansibishirize cano. Hari ukuntu wenda bagiye babibona muri no minsi bakabona amashusho yarahindutse, bakabona thumbnail yarahindutse, bakibaza wenda bakabona ko amashusho asa nabi. Iyo iri mu mpamvu imwe yatumye iri mu mpamvu imwe yabayeho yaturutse kuri ibi byose by'akagambane byo gushaka kujya bantwarira ibiganiro. Ibintu by'isiteka Satani arabirwanya. Ubundi nago ni ukuvuga ngo imbeba zirya ahantu hari ibiryo. yo Udafite ibiryo ntabwo imbeba zaza mu nzu. ihangane ihangane rwose. So rero niyo mpamvu yabayeho, ariko ndatekereza ko bigiye kugenda neza. Nagiye kubona mbona YouTube impaye strike. ubwo yayiguhaye n'ubundi hari ibyo baprodinze ku yindi channel. Of course bafata ibiganiro byanjye gusa abantu ni mubibona. Ndatekereza ko wenda abantu mubibona mukajya kubona mukabona mubonye channel iriho nk'ibiganiro byanjye. Abantu kuvuga ngo abantu bose bajyaga bakora izi nkuru z'ubuvugizi n'ibiki, bamwe babaye abahemu, abandi babe bisambo. Urumva abandi batererwa icyizere. So rero iyo babonye umuntu uri kuzamuka akaza ari gukora ibihabanye n'ibyo bakora, bahita bakugirira ishyari nyine bagashaka kugushira down, bakaguputinga down. Kwisobanura, iyo wisobanuye wisobanya, numvisha ibi ngibi ntago nyine bikwiriye. Just ashaka kuba yabivuganye wenda bitewe n'amarangamutima, akaba wenda ashaka kugira aho wenda akora ikosa, ariko ntago bikwiriye kugira ngo uze ku mbuga nkoranyambaga wisobanure. Ariko Ezekiyeli nareke gushyira virusi mu banyarwanda, kujya yindi ibintu akohereza mu Rwanda, ngohereza amacana ngo narangiza ngo bakore ibiganiro. Ibyo bintu natabihagarika arabizira. Pastor Mutesi hano ntabwo nshubije ku kintu bivuze ngo ari amajwi ni wowe, kuko ni wowe wohereje irajwe n'iryawe. Ishoboka cyose ndagikora, ariko Ezekiyeli asobanure nyirayo majwi n'uburyo ajya guhimbahimba ikinyoma nk'icyo. Godfather, aka kanya ishyire mu mwanya wanjye, urebe umuntu aguhimbiye ikinyoma nk'icyo akagukwirakwiza akagukoraho ibiganiro, waba umeze gute? Humura humura ndahagurutse ngo nkurwanirire, komeza ng'amasigorogota ureba umusaraba. Urakura imbaraga nyinshi ubashe kunesha. Numpanga amaso nanjye ndazahuri nkurwana. Akariza TV show ni mu kiganiro byagenze gute. Nongeye kubasuhuza nifuriza ibihe byiza mwese mudukurikiye aho muherereye hose, waba uherereye mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, iburengera bwaryo ndetse nibagiwe n'umujyi wa Kigali ari nawo turimo. Uyu munsi rero twakiriye Kaliza nk'ibisanzwe, ariko ndashaka kureba gihe ibintu ndabona Kaliza utishimye. Kari twakiriye kuri kamera zacu. Murakoze cyane kumpa ikaze n'ubundi hano ku Kaliza TV show. Ntagiye muri byinshi, ngira ngo murabizi ko ndi kwina Kaliza. Suje abakunzi bacu aho bari hose, bagira icyumweru cyiza kandi Imana ibahe byose bifuza. Ko mbona utameze neza. Murakoze cyane.
wenda nk'impamvu nicaye ahangaha cyangwa se impamvu nkoze ikiganiro muri ino minsi ndagira ngo mbanze nisegure ku bakunzi bacu abantu badukurikira ku Kariza TV show, ndagira ngo mbanze mbisegureho mbabwire impamvu ntari gukora inkuru zisanzwe nk'izo bamenyereyeho. Mumenyereye yuko hano ku Kariza dukora ubuvugizi, content zacu ntago ari amatiku. Yego. So rero impamvu urambajije ngo impamvu utameze neza, yego, izo ziri mu mpamvu zinzanya ahangaha no gusobanurira abantu impamvu maze iminsi ntari gukora neza. yego, kuko ni ibintu byagiye bitungura audience cyangwa se abantu bagukurikirana. Twagiye kubona tubona mu bintu tutari tukumenyereyeho, tugiye kubona tubona wagiye mu nkuru zo kuri iyi mihanda, ibintu ntabwo twari dusanzwe ayo makuru tuyakumenyeho. Tukagira ngo unatubwire impamvu nyine wabyinjiyemo, se byagenze bite? Yes, urakoze cyane. Impamvu ninjiye muri ibi bintu si uko wenda ari uko nabuze wenda content y'ibyo nkora, ni ukubera yuko ari byo byari biri kuvugwa ku muhanda. Nabikozeho rero ntanga igitekerezo nk'uko ndi kubyumva, ariko mu busanzwe nyine barabizi ko atari ibi bintu menyereye. yego. None se ubwo turagira ngo duhereze nyine amakuru arambuye. Urumva twe twari dusanzwe tukumenyereye mu nkuru zifasha abantu, usura abantu ukabakorera ubuvugizi, ariko tugiye kubona tubona inkuru ntizikijyaho nk'uko byari bisanzwe. Tugiye kubona tubona wagarutse ku mihanda. Urakoze cyane. Ni ukuvuga ngo mu minsi ishize rero nagize ikibazo, nibyo bintu ngiye gusobanuraho. Nagize ikibazo mu minsi yashize, abantu bashaka kungirira nabi. Nubwo wenda ntahise nihutira kuza kubivuga, hari benshi bagiye bambaza ati ko se Kariza ko tutakumenyereye muri ibi bintu, aya matiku yo kuri no mihanda, aba bagore ibi ni ibiki ko atari yo mpano yawe Kariza, ibi bintu ni ibiki? Abo bari mu bamwe mu bakunzi banjye, ariko impamvu nsa nkaho nari nabihagaritse gatoya, bantu barangambaniye bashaka kunkorera ubugome, ariko ndashima Imana yuko biri bigenda neza. Ikibazo cyabayeho rero ni ukuvuga ngo najyaga kubona nkabona abantu batwaye ibiganiro byanjye, babyibye bakabikoresha bakabishyira kuri channel zabo, bagambiriye kungirira nabi ngo basibishe channel yanjye. Murabizi neza yuko iyo umuntu yiyitirira ibiganiro by'abantu cyangwa se ugakoresha ibiganiro by'abandi, YouTube iraguhana ubwayo, bakaguha strike. Iyo baguha strike imwe, ya kabiri, ya gatatu, channel bahita bayiburisha burundu. Ubwo se byagendaga gute kugira ngo footage cyangwa se ibiganiro wowe wafashe bigaragare ku yandi macano kandi ntago mbizi ntago nzi uburyo byagiye bigendamo? Mu by'ukuri nubwo umuntu aba ari muri ibi bintu, nubwo waba ubimazemo igihe, hari ubucakura bwinshi abantu bakora udashobora kuba wasobanukirwa. Urumva, ntago rero nari mbisobanukiwe kuri icyo gihe, uretse yuko naje kubaza abantu ubwo nabonaga strike ya mbere YouTube channel yampaga. Ubwo nabonaga strike ya mbere YouTube yamperezaga, naje kubaza mugenzi wanjye duhuje akazi, ndamubaza nti se iyi mpamvu ni iyihe? Ansobanurira rero uko byagiye bigenda. Naje rero gucekinga ngewe ubwanjye, nsanga ibiganiro byanjye barabitwara bakajya kubikoresha ku macano yabo. Ntabwo tuzi ko ari uko nuko byagenze, just nuko byagenze, ariko maze iminsi ndi kubyirukamo. Ari nayo mpamvu nicanga handi kugira ngo mbwire abantu yuko bigiye kugenda neza. Ndatekereza yuko ejo kuwa mbere tuzatangirana n'ibiganiro byacu n'ubundi nk'uko dusanzwe tubikora. Ikintu rero cyatumye mvuga ngo nkore ibi bintu uyicano nyikore, mu by'ukuri nuko nagiye mbona nkabona hirya no hino hari abantu mu by'ukuri bakeneye ubuvugizi, bakeneye umuntu ushobora kuba yabamenyekanisha cyangwa se akabumvikanisha mu bantu. That's why nakoze ibi ngibi. Hari ukuntu mu by'ukuri nkanjye ubwanjye ntashobora kuba nafasha umuntu birifu, nkaba mvuga ngo wenda ngo nagufasha mu nkanjye, nkaba ntabishobora, ariko mfite ijwi rishobora kuba ryavugira umuntu akaba yafashwa cyangwa akaba yabona
ubutabera cyangwa se n'ikindi kintu akeneye kubera yuko yabonye umuntu umumenyekanisha. Niyo mpamvu nakoze iyi cano. Ikindi njye nakoze iyi cano ngambiriye kuzajya mvuga ngo nzajya nsura abarwayi kwa muganga kubera yuko njyewe nigeze kuba mu bitaro kwa muganga nkaba ntagemurirwa, nkaba nafite nabo nitaga inshuti zanjye ntabwo bigeze bangeraho, maba nifasha nkabaga nkifasha. Mu by'ukuri ibyo bintu biri muri bimwe byatumye mvuga ngo ngiye gukora cano y'ubuvugizi. Mbese ubwo kugira ngo igitekerezo cyiza cyo kuba wafungura Kariza TV show byaturutse ku kuntu wari umaze iminsi uba kwa muganga? Of course byaturutse ahubwo ku buzima njyewe ubwanjye njyewe naciyemo. Byari byagenze gute? Njyewe wenda ntago tugiye kwinjira cyane wenda ngo tugahurura hahise, that is my past, urumva, ariko ntago byari bimeze neza. Nakoze iyi shene nshingiye ku buzima bwanjye, urumva, njyewe ubwanjye. Ushaka kuba ufite n'ibya mirenge cyangwa se wumva wifashije mu by'ukuri ariko udafite n'inshuti, udafite umuntu wakugira inama, udafite umuntu watura nk'ikibazo runaka, urumva. Burya hari igihe umuntu ageramo, yamara kukigeramo akifuza umuntu umubaza ngo amakuru umeze gute, urumva. Icyo gihe rero njyewe ubwanjye ntago nari mbifite, sinari mfite umuntu uri bumumurize, sinari mfite umuntu uri bumbaze ngo ibiki, just I was alone, nari njyenyine, urumva. Cyane ko njyewe nifite n'umuryango mukeya, nta muryango mfite kubera n'amateka aba yaragiye baba mu gihugu cyacu, urumva. Ntago nari mfite abantu, niyo wagira n'abavandimwe hari igihe nabo bakureka, gusa njyewe ntago nari mbafite, urumva. Icyo gihe nkajya nifuza umuntu byibura nabwira, umuntu naganira nawe nkamubura. So ndangije ndavuga ngo rero mbitekerezaho, maze kubitekerezaho ndavuga ariko abandi ko mbona abandi bantu bakora amacano, ugasanga umuntu arajya mu matiku, ugasanga umuntu arajya mu bidafite 12, ugasanga bari gushaka amaviewers badafite just ari ibintu by'amatiku. Wafata iyi cano nkafungura cano y'ubuvugizi. Yego, mu rugendo rwawe rwo gufungura iyi cano nta muntu wigeze guca intege? Banci intege, biri mu bicanege cyane n'ubu, even now baracyanca intege. Aguca intege avuga bari kunca intege, ariko ndagira ngo mbabwire ngo ntago bishobora gukunda kubera yuko iyi cano ni Imana yayishyizeho, ntabwo ari njye Kariza ku bwanjye, kuko natekereje icyo gitekerezo, Imana iranshyigikira, imaze kunshyigikira birakunda. Urugero mbabwire, hari abantu bashobora gukora cano ikazamara imyaka n'imyaniko, ikamara n'imyaka 4 itaraba monetize cyangwa se abantu batarayimenya, ariko njyewe nakoze cano mu mezi 5 yonyine, Imana irayishyigikira, bigenda neza, urumva. Ibyo biri muri bimwe nashingira mvuga ko iyi cano yashyizweho n'Imana. So rero abantu ndabinginze, mwikomeza kunca intege mushaka kugira ngo cano yanjye bayisibe, mumbabarire cyane. Ibiganiro byanjye nkora ni ibyanjye ku giti cyanjye, ni umwimerere wanjye, nago ngira prank, hano ni true stories zihaba, urumva. Sintekereza rero ukuntu umuntu wafata ibiganiro byanjye ukagenda ukajya kubya uploadinga kuri channel yawe ugamije kugira ngo ungirire nabi, kugira ngo unshire down, ariko ndabamenyesha yuko bitazigera bikunda. Iyi channel ni channel yashyizweho n'Imana, ntago yashyizweho n'umwana w'umuntu. Yes, hari nk'abantu bajya bavuga ngo mbese ziriya nkuru Kariza akora ntago zishobora kuba ari prank, cyangwa se ari ibintu wowe ngo wapanze n'umuntu agiye gusura biriya bintu by'ubuvuzi. Nibyo ndi kubasobanurira na prank ngira ngo ahari amacano afite wenda n'inzego ziyakurikirana ziyagenzure, bazagenzure neza cyane rwose, bagenzure neza barebe niba ari prank. Nta prank, ese ubu nakora prank nkagenda nkabwira umuntu ngo vuga iki kintu, ibyo bintu byashoboka mu by'ukuri? Nta prank ngira, ibintu bica hano kuri Kariza TV ni true story. Ni n'abantu banyihamagarira ubwabo ku giti cyabo bakansaba
ubuvugizi cyangwa se bakansaba ikiganiro nkakiguha nkakwemerera nkaguha umwanya wanjye cyangwa se nkajya kukureba nkafata amafaranga yanjye tike yanjye nkajya kukureba utari bunanyishyure urumva hari n'igihe mbizana rwose ntibinarebwe cyangwa se ugasanga birebwe n'abantu 1000 urumva kandi nashoye nk'ibihumbi 30 bya transport nasobanurira abantu ko nta modoka ngira ahantu hose ngenda ndatega urumva nkagenda nkajya gukorera umuntu ubuvugizi urumva nubwo yarebwa n'umuntu umwe cyangwa babiri uw'Imana yamutumyeho aba ari ubu yego urumva rero nta prank ngira abantu bashaka kwiyitirira ibikorwa byanjye bashaka gutwara umwimerere wanjye rwose ndagira ngo mbabwire yuko bitazashoboka banyicira n'izina we yego ubwo tuba turi kugira dukureho urujijo ku bantu bajye bavuga gutyo yego reka rero nanisegure nyine ku bantu impamvu nyine ibintu bitamaze iminsi bigenda neza hari ukuntu wenda bagiye babibona muri no minsi bakabona amashusho yarahindutse bakabona thumbnail yarahindutse bakibaza wenda bakabona ka amashusho asa nabi iyo iri mu mpamvu imwe yatumye iri mu mpamvu imwe yabayeho yaturutse kuri ibi byose by'akagambane byo gushaka kujya bantwarira ibiganiro hari n'ibyo bazagenda babona wenda ku macano atandukanye just hari ukuntu nyine babagiye babyiba bakabyiyitirira bagashaka kwiyitirira ngo Kariza ese ubona ari iyihe mpamvu muri industry nyarwanda akunda kuba ibintu by'amashyari ntago mbizi rega iyo babona impamvu ishyari se suko wabona ishyari suko wambwira ngo ikintu gituma umuntu agira ishyari ni ikihe ntago nakimenya ariko gusa ku mpamvu nyine yawe ubona umuntu yarashatse kuba yafata ku mpamvu nyine abantu babona bagira amashyari nuko babona umuntu ari gutangira gutera imbere cyangwa se abantu batangiye kujya bamugirira icyizere bangiza bagashaka kumuca intege nk'ibi byose ndi kugenda mbona numva bavuga ku mihanda ngo kanaka ngo byagenze gutya kanaka byagenze gutya umuntu ari igihe agufata arumva akakugira ishyari bitewe n'ukuntu ari kubona abantu bari kugufata urumva yarangiza ntibimushimisha akavuga ati kanaka uwakora iki ngiki nahita muca intege cyangwa se nahita murangiza cyangwa se abantu bamukundaga cyangwa se abantu bamufitiye icyizere bagahita bamuvaho kuri iki gihe abantu bafite umutima mubi ikintu gitera umutima mubi ni ishyari ni ikintu gituma ishyari ribaho ni umutima mubi n'urwango muri no minsi ya none nta rukundo rukibaho kubera yuko ntabwo ntekereza ko waba ufitiye mu mugenzi wawe urukundo ngo nurangiza umugirire ishyari ibyo se bibaho tumaze rero iminsi nyine tubona bimeze kuriya ibintu bitari kugenda neza duhitamo kuvuga ngo reka tukuganirize nuko bimeze nuko byagenze abantu bakurikira Kariza TV show abantu mukunda ibiganiro bya Kariza TV show ntimubyibazeho byinshi cyangwa se ngo bibajyane kure cyangwa se muvuga ati Kariza wayi twakwizeraga ukaba waje muri izi nkuru zo ku mihanda n'ibiki nuko byangendekeye nuko byangendekeye ntago nifuzaga yuko wenda channel yanjye yasinzira that is why nyine nabagendaga nkashyiraho turiya tuntu kugira ngo nyine na uploading kubera yuko niyo uploading nze nabyo ni ikibazo gikomeye nyine mu isubira inyuma ni ikibazo gikomeye nyine mu mikoranire ya YouTube n'umupatina yego niyo mpamvu rero ibyo bintu nabikoraga ariko ndabizeza neza yuko ibyo bintu byakemutse guhera ejo bizatangira kugenda neza mu by'ukuri nyine nakoze kuri ziriya nkuru nanjye nk'uko nabyumvaga bitewe n'ibintu nyine ndi kumva ku mihanda ariko mu by'ukuri impamvu nyamukuru yateye ibi byose abantu bashatse kungambanira kugira ngo bansibishirize channel bafata ibiganiro byanjye bakajya babishyira ku macano yabo kandi nakorana nabo nyine bakabyiba bagashaka kunyiyitirira kugira ngo nyine bamemukire channel yanjye bayikureho sinzi niba ndi ibintu ndi gukora wenda hari umuntu bibangamiye I don't know ariko nakoze iyi channel kugira ngo ngewe nkore ubuvugizi mu bantu bitewe nahise hanjye ntabwo ari heza hari igihe umuntu yifuza umuntu yabwira akamubura
so rero ni nayo mpamvu igihe yari yatumye nkora iyi cano ariko ihangane nubwo nyine ibintu by'isi iteka satani arabirwanya ubundi ntabwo ni ukuvuga ngo imbeba zirya ahantu hari ibiryo udafite ibiryo ntabwo imbeba zaza mu nzu. ihangane rwose. so rero niyo mpamvu yabayeho ariko ndatekereza ko bigiye kugenda neza. nagiye kubona mbona YouTube impaye striker. ubwo yayiguhaye n'ubundi hari ibyo baprodinze ku yindi cano. Of course bafata ibiganiro byanjye gusa abantu ni mubibona ndatekereza ko wenda abantu mubibona mukajya kubona mukabona mubonye cano iriho nk'ibiganiro byanjye. wenda hari ukuntu njya nkorana n'abantu ugasanga nk'abantu wenda twahuje nari nk'umuntu umwe ariko ubundi ngira ngo cano nkunda guhuza nayo ibiganiro ni cano bita Ihuriro TV. Yego. Ariko mu minsi yashize nagiye kubona mbona ibiganiro byanjye bigeze mu biganiro 9. Umuntu yarabyaporodinze abishyira kuri cano ye. Utarabishyira kuri cano yawe. Yes. Kandi no kuvuga ngo iyo byaporodinze wenda abantu batabisobanukiwe iyo byaporodinze wowe ubwawe umuntu ahita agenda akakurega akakuripotinga akakurega nk'ubujura. Yego. YouTube ikaguhana ubwawe. Kandi no kuvuga ngo iyo iguhaniye bwa mbere bwa kabiri bwa gatatu cano bahita bayihanagura bakayiburisha. So rero hako ndashima Imana ko ibyo bintu byabayeho nkabimenya mbere nkagira uburyo mbikumiramo bitaraba ariko ntekereza ko uwo muntu ari gahunda yari afite. Reka nanasabe bamwe wenda mu bantu hari abantu bagenda badukurikira ku Kariza TV show basenga nyaboneka musengere Kariza kuko njye sinibaza ukuntu Kariza uri umuntu wagiye gukora ibintu twese twagiye tubona yaba kuri kamera n'inyuma ya kamera ibyo wagiye gukora buriya ibyishimo byo uterekanye. Yego. Kubona rero Akariza TV show hari abantu bashaka kuyihirika ngisubire hasi cyangwa se babe banayisiba. Ni ukuvuga ko nyine batishimiye ibintu ukora. Ntago bishimiye ibyo byose ntago bishimiye ibikorwa byanjye kubera yuko abantu muri no minsi bintu biri gucuruza ni ibintu by'amatiku kujya mu matiku kumenya ngo kanaka yagiye aha kumenya kanaka yasohokeye aha kumenya kanaka yirirwanye n'uyu nguyu kumenya kanaka yagenza aha ngaha ibyo bintu ubu ngubu biri gucuruza muri no minsi. Abantu kuvuga ngo abantu bose bajyaga bakora izi nkuru z'ubuvugizi n'ibiki bamwe babaye abahemu abandi babe bisambo urumva abandi batererwa icyizere. So rero iyo babonye umuntu uri kuzamuka akaza ari gukora ibihabanye n'ibyo bakora bahita bakugirira ishyari nyine bagashaka kugushyira down bakaguputinga down. Ariko ngewe my dear ngewe nahamagawe n'Imana kuko Imana niyo yanzanye urumva nabahaye urugero rw'ukuntu umuntu ashobora gukora ibintu akabikora imyaka 4 ariko bigafeiringa bitari byacamo ariko ngewe nakoze amezi 5 biremera urumva. Rero ni Imana yankizeho naga ari umwana w'umuntu wamamagaye urumva ngewe nago wenda umuntu yakishyira heza cyangwa se umuntu yitangira ubuhamya Imana yonyine yitangira umuntu ubuhamya urumva cyangwa se n'abamubona urumva. Gusa ngewe right now ndacyari mu murongo kandi nahamagawemo umuhamagaro wanjye uracyakomeje. So rero I don't know why nk'umuntu aba ashaka kugira ngo aguce intege ibintu uri gukora bigende bisinzire narangiza wenda aba yakwifuza ko nawe ujya mu bintu. Ngewe amatiku ntago najyamo kuko ntago amatiku yubaka urumva. Ngewe ndi kureba content zanjye ni ibintu byagirira igihugu umumaro abanyarwanda muri rusange ndetse n'undi muntu wabyumva akavuga ati byibuze se aha hantu bakora ibintu byiza urumva. Yego wenda hari abantu bashobora kuba batubonye ari nk'ubwa mbere nabo basubira inyuma akajya kureba zimwe mu nkuru batajyaho ni ibintu turi kuvuga by'inyuma gusa byo kuri kamera hano gusa inkuru ziriho twagiye dukora nyinshi. Nanabonera ko kwihanganisha Kariza ihangane nanasaba abantu mbese bamwe mu badukurikiye musenge mudusengere. Humura ndahagurutse ngo nkurwanirire komeza ngamasigorogota ureba umusaraba urakura imbaraga nyinshi ubashe kunesha
numpanga amaso nanjye ndaza aho uri nkurwanirire. Imana ije kubarwanirira nanjye yego. ndimo. Ese wakomeje kutubwira ko utagiye uza mu nkuru zo ku mihanda, byari byatewe n'iki kugira ngo uzuvuganire Pastor Mutesi? ikintu cyatumye nza ntakibabwiye kandi nta nubwo naje kuvugira Pastor Mutesi, just namuvugiye nk'umubyeyi, urumva just umugore mugenzi wanjye. Ntago rero nkurikije uko ibintu mbyumva, urumva Yego. nta ruhande rumwe ndiho, sindi kuri Pastor Mutesi, sindi kuri n'abari kumuvuga, njye ndi gushyira mu kuri. Urumva biriya bintu ntabwo bikwiye, ariko nawe hari ibintu ubwiwe yarivugiye ngo iyo wisobanura urisobanya, ariko hari igihe nawe yisobanura nkasanga yisobanyije. Urumva urugero rwo kuvuga wenda ngo kwisobanura ugasanga yisobanyije, mu by'ukuri hari amajwi numvishije yaciye kuri yaciye kuri TikTok ninjoro, bakoze live ngira ngo baramuhamagara, ariko numvishije biriya bintu bitari bikwiriye kugira ngo ajye gusubizanya nabo, ntabwo byari bikwiriye, ahubwo yagasenza Imana, hanyuma Imana akaba ariyo imurwanirira, cyangwa se nk'uko biri mu nzego z'ubutabera nabo inzego zigakora ibyayo, ariko ataje kwisobanura, kuko rwose wisobanuye nyine urisobanya. Mfite abantu 200, ndi kumwe n'umukozi w'Imana Claude, ndi kumwe n'uwo bita Ezekiel, ndi kumwe n'uwo bita Clemence. Amakuru yawe, njye nitwa Godfather, nabonye wari unyandikiye, I think ko uranzi wanakurikiranye ikiganiro. Ndashaka kubaza kuri iri jwi uvuga ko uzishyura n'uburwaje umwana uzishyura amafaranga i Buganda, ariko ibintu biri kugukorerwa bigahagarara. Iri jwi ari ikintu bari tubwiraho, umaze urasuhuza abantu badukurikiye. usibye no kwishyura amafaranga gusa, Uravuze? usibye no kwishyura amafaranga gusa, abanyarwanda ngo neza Kigali ijya guhindura ibintu nk'ibyo ikabyohereza mu Rwanda, isi yose igahinda umushyitsi, abantu bakababara. Usibye no gutanga amafaranga, n'inzego z'umutekano n'iz'ubuyobozi n'iz'iki muri Uganda ndazijyamo, ariko Ezekiyeli nareke gushyira virusi mu banyarwanda, kujya yindi ibintu akohereza mu Rwanda, wohereza amacana ngo narangiza ngo bakore ibiganiro. Ibyo bintu natabihagarika arabizira. Pastor Mutesi, hano ntabwo nshubije ku kintu bivuze ngo ari amajwi ni wowe, kuko ni wowe wohereje irajwe n'iryawe. Ishoboka cyose ndagikora, ariko Ezekiyeli asobanure nyirayo majwi n'uburyo ajya guhimbahimba ikinyoma nk'icyo. Godfather, aka kanya ishyire mu mwanya wanjye, urebe umuntu aguhimbiye ikinyoma nk'icyo akagukwirakwiza akagukoraho ibiganiro, waba umeze gute? Umukozi w'Imana ntabwo uri kunsubiza. Gabanya uburakari, ndabizi ufite agahinda wenda, ariko gabanya uburakari kugira ngo ibintu bigende neza. Ayo majwi yanjye abiri hari ibyo ntari kukubaza. Hari amajwi ariya y'ubusambanyi, ntabwo ndi kukubaza, iyo naza kuyageraho. Hari iri jwi, oya ntabwo ndi kukubaza ijwi uvuga ko ugomba ibiganiro bibiri wakozweho na Ezekiel Bugande, ugomba gutanga ayo mafaranga no kurwaje umwana, ariko bigahanagurwa bikavanwaho. Uriya ni wowe? Anze yanyumvisha numve. Ntabwo ikibazo mfite ntabwo ari ibyo nganira. Uya biraza kumfasha kugira ngo utange ubutumwa bwawe. Ihangane gato, ntabwo mfite ukuntu ntwara ikiganiro, nyihangane ntabwo nza gutinda. Mfite n'uko ndi kwamaganira kuri Nyangarwanda yitwa Ezekiyeli, iri gushyira umwuka mubi mu banyarwanda, ifite n'abafatanyabikorwa bayo. Iyo niyo mesaje ndi gutanga. Unyumva wese yamaganire kuri iyo Nyangabire Amanyangarwanda Ezekiyeli. Nicyo kintu nawe nashaka kubwira, ntugaragare nk'uwifatanyije n'abo bantu, ntugire n'ujya ku ruhande. Singusabye no kundengera, ngusabye guhagarara mu kuri. Niba kuko ukunda abanyarwanda ukaba uri umunyarwanda, uwo muntu mumwamaganire kure, ugeze aho ahimba ibintu nk'ibyo. Usikaje asigaje kuzakira ku karubanda, agakora ikoranabuhanga ryaje runaka akashyiraho n'umugabo.
hari ese ubu ntabwo ubona ko ibintu ari ibibazo manza unyumve gatoya ndakumva ariko ihangane gatoya wumve nubwo uri kwirukanka hano hari ijwi woherereje umuntu abantu bakumvisha bambwiye ko ari wowe ntabwo ari uko bigenda ntabwo uza ngo ufunye uhita ugenda ntabwo ari byo Mutesi Kofi niba ari Mutesi uyu mupasiteri ntabwo ari uko bigenda ntabwo uza gukoresha amarangamutima mw'abantu mwe uretse gato winyirukansa ndaje hejuru ihangane gato hari iri jwi avuze ko n'ibingibi n'ibitari bazabikora ngenda ntwari mfite umva iri jwi Clemence twumvikana ikintu kimwe ushobora kuba uri victime ari ugakora ibikisi byaha ntabwo ari byo umva hano nabikora pe umwana urwaje umwana ariko ntabwo nabura faranga yo kugurira abo bantu bakagufasha ziriya njije n'abagabo batatu bandi nabibanzengereje urumva mwafata mukabanyamira kabiri iriya kamera mwamutegeka gusiba ibiganiro byose amaze gukorera Uganda bye n'uwitwa Paul nawe ubwe ibiganiro bamaze gukora bansebye kandi ikindi ubyumve ngo na hano nagaruka mu Rwanda ntabwo biramutegereje ntabwo nabyemera nikute nashatse niyubakira urugo igihe zikaba zindi inyuma zirimo zimbeshyera okay njyewe buravuze ngo iki kuri ino mihanda yego ko mwashese nkivugira ayiga njyewe urumva impamvu naje kubivugaho nuko nyine biri kuvuga kuri ino mihanda kandi nabivuze nkuko mbyumva urumva kandi ntabwo nakwishimira kubona umudamu igitsina gore mugenzi wanjye bari kumusebya ku buryo bigeze ahangaha nawe ari wowe ntabwo wabyishimira urumva mu by'ukuri nubwo bavuga ngo bihisha mu mana ngo ibiki n'ibiki umuntu niwe uzi uko abanye n'Imana ye urumva urwo ni urubanza rw'ibyo banza mbere y'uko utokora ijisho rya mugenzi wawe banza uhere mu ijisho ryawe njye nyimara kumva bino bintu nabyo byanambabaje yego uyu mubyeyi nk'uko yivugiye nyine ko nta kwisobanura iyo wisobanuye wisobanya numvisha ibi ngibi ntabwo nyine bikwiriye just ashobora kuba yabivuganye wenda bitewe n'amarangamutima akaba wenda ashaka kugira aho wenda akora ikosa ariko ntabwo bikwiriye kugira ngo uze ku mbuga nkoranyambaga wisobanure niba biri muri RIB byakagombye kuba biri nyine mu maboko y'abashinzwe umutekano yaba bishinzwe ubutabera hanyuma akabikurikirana and then akarwana intambara ye acecetse we n'Imana ye Imana ikamurwanirira ibi rero ntabwo byari bikwiye mu by'ukuri abantu mumukunda mu mugire n'inama ibi ntabwo ari sawa nyine birababaje pe ari nkawe uri nk'umuntu ushaka kugira ikintu bivugaho cyinshi bitewe n'amarangamutima yawe usibye ko ariko nawe yanze kugira igisubizo atanga kuri ariya majwi bari barimo kumwumvisha mvuga ko ari gucenga igisubizo yagitanze nuko wenda ugeze ubyumva wowe ariko igisubizo yagitanze amajwi yahakanye nariya y'ubusambanyi gusa ariko nta kindi kintu yahakanyeho urumva ariko ngewe ikintu nshobora kumva muri icyo ngicyo just umuntu ashobora kugira umujinya nyine akavuga ibintu bitewe n'amarangamutima nk'uko ndi kubigarukaho urumva ariko ntago ari byo nyine nasenga Imana nk'umukozi w'Imana Imana imurwanirire hanyuma rero ibindi abikore bucece hanyuma inzego zizakurikirane abo banyabyaha yego kari reka tugushe ngenda numva n'ibintu byo kuvuga ngo Kariza niwongeye no kubimbaza ngo kuri no mihanda rwose sinshaka uzabi kugira cyo kora wenda mbyumva nagira ibitekerezo mbivugaho ariko ibintu byo ngibyo rwose mu izina rya Yesu nta nubwo nanabishaka pe ibintu by'intuze byo byafashe indi ntera kuri ino si ubusanga nyine bihara ahantu henshi ariko komezwa na Kristo uduha imbaraga karere kamushimire rero wakoze cyane urakoze cyane reka nshimire n'abantu badukurikiranye ku Kariza TV show amahoro y'Imana bane namwe mukomeze mukore subscribe musharinga ibiganiro byacu mutera amakomenti mudukunde cyane rwose ndabizi neza ko channel yacu yashyizweho n'Imana bizagenda neza kandi hari benshi bamaze gusubizwa ku Kariza TV ndabizi ko ari benshi kandi n'abandi bose biracyaza
ndetse n'uwakwifuza nyine nk'uko nabivuze kuba yaduhamagara akatugezaho igitekerezo akatugezaho inkuru yifuza gusangiza abantu muri rusange ntago akwiye gucika intege nabikore amarembo arafunguye kandi twiteguye kumwumva kandi bizagenda neza cyane. Yego murakoze cyane. Akariza TV show ni mu kiganiro byagenze gute.